reka nkubwire ke koko urashaka kumbwira ko uyu twasangiye umugabo cyane ntawe twamusangiye barasangiye yakugiyemo n'njye ngiyemo ufite ahijya wowe ufite ahijya reka turebe ahantu hijya ntago nasara kuko no kubana nicaye tukaganira ntabwo ari uko nishimye umva bwa bucucu ufite nicyo nabashe kukubwira ubwo ni ubucucu icyo urinjiji wowe ngo mu kanwa se asante tangawizi kuba mukubita nk'urushyenda nibwo yazibuka mu matwi uyu nguyu mbese kutuvuga ngo hano bibaho nyine hano hose buriya we hari umwenge bibaho hari umwenge sose ntabwo hajyamo atansiyo kurya rero ushaka kununga urutoki se ni ubwenge barabaroze byagenze bite uri kuturogoza bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nshimire by'umwihariko wowe udukurikirana nawe wakoze subscribe ukandika na comment ndagushimira cyane ndetse nsaba nawe utarakora subscribe ko wayikora kugira ngo tuzajye turuka n'ibiganiro dukora umunsi ku wundi uyu munsi rero turi kumwe na Ige cyangwa se Igete uracyitwa Igete none sije zina ryanjye turi kumwe na mama Ineza umeze ute se kuwimyoza kandi kuri kwimyoza Keza ndi kwimyoza kubera impamvu yego iyihe mpamvu se natubwire iyo mpamvu yariyo ati tubwire rwose dore uyu niwe Ige niwe wabanaga na Kayusi erega ndabizi ubushize turabakeba dusangiye umugabo muri makeya ngaho nawe undebere namba ndi umugore uyu ni umugabo dusangiye umugabo mwese ubu muri abagore twese turi abagore ntago turi abagore none we ntago uri umugore wowe uri umugabo none se uri umugore uyu ni mwabikwibwirira njye ni umugore njyewe ubwo nahuraga na papa w'umwana byarantunguye kumbwira ngo ngwige ngo ni umugore ngo babanye mu gendagera nk'ubariza ikintu kimwe maze twabaraga mu nzu nk'umugore n'umugabo hanyuma si iki umugabo abana n'undi se kubera iki ni iterambere rigezweho iterambere niryo rituma mubana muri abagabo babiri none se ntibyemewe ariko ni ubwenge barabaroze byagenze bite uri kuturogoza ariko Ige uyu niwe mubyeyi babyaranye bafatanye n'umwana ahubwo nibyo bintu bintunguye ahubwo bigutunguye guteze urumva umugabo mwabyaranye shirishushu rwose mwabanye nyamara nibyo nakubwiye umwana dore uyu ni madamu nge narabivuze ndakunda none ntakunda nta mubiri mfite ariko umubiri utegeka gukunda umugabo mugenzi we ni wuwe ndayibaze rero byibazeho ni ikibazo nge ntabwo mbyibaza ahubwo ndi kuvuga ngo ndakubaza wowe ni gute ukundana n'umugabo mugenzi wawe kandi hano hanze hari abakobwa benshi ndusha ubwiza ubwiza no gukunda biratandukanye no gutanga nyashi bibaho unyashi uri umugabo ubwo ufite nyashi ariko noneho Keza hari ibintu ndeba nyashi ntabwo kuvuga ko ufite ibibuno binini bivuga iki rero shaka ko hanze gutanga neza mu buriri se utanga ibyo udafite nzi gutanga kera uyitanga utayifite none ufite iki so ko yambanje yarakubanje ahubwo ntago yakubanje nge mpetse uruhinja we ntarguhetse shaka kuzaruheka nanjye uruciye he neza none umwana azaca uri umugabo nta nyababyeyi ufite y'abagore bizaca hehe babarira ubindi nta makuru ufite ndayafite nta makuru ufite warada ayahe ayo uzabyara biciye hehe neza ngaho bimbwire nawe Cesarienne se nibaho neza izindi zica ubuse bibaho ariko reka nkubwire wasanga birashoboka ko umugabo ashobora gutwarira kubaza Google ahubwo mwarayobye musigaye mwarayobewe ubwenge ntabwo turwaye mu mutwe ngo
nzakuzanira uriya mwana se basi umurere namurera wamurera namurera nta nubwo namuguha rwose uri umugabo mugenzi ntabwo namuguha wakubwira nzi kwera abana gute se neza wamuha iki ko ntabera ugira wamuha iki amata arahari ngahumva kuba ikintu kiranga umubyeyi urabyara ugashyira umwana ku ibere nose nubyara nawe uzonsa ushobora kuzonsa cyangwa yagiye umubyeyi abura amashereka ubwo ntabwo uzayabona wowe ushaka uzayabona ushobora kuzayabura bitewe n'impamvu cyangwa nkayabona ubu ni Kayusi murabana mu rugo reka nirukanye umwanda barabanaga mbere nirukanye umwanda Keza rero nibyo nakubwiye ngiye narakubwiye ngo ibintu ntabwo bishobora kumara kabiri cyagiye mumenya cyagiye wowe uza none mwapfuye iki ko wamukundaga n'abagukunda naramukundaga afite impamvu namwanze zo kunca inyuma none ntababara nta mutima ngira ni ukuvuga ngo aguca inyuma nawe ukaba baratishira yanciye none yanciye inyuma birambabaza uramwirukana ndamwirukana iwanjye wari uzi ko se afite umwana ahubwo byabikoze nyuma wape ntago ari nyuma n'imbere n'imbere ibaze gutwara inda amezi 9 akarangira ukabyara nese urumva ari nyuma cyane imbere kandi mwebwe mubanyeje bundi mubanyevu ahubwo kuki ubwo wasanga rero yaranshiga inyuma akajya kuri uyu nguyu yavuze ko aterwa akanateranya aha yarabimbwiye abimbwira ku muta wanyu genda rifite amatsiko yo kuba nareba ngo uwo mugore babanye mu nzu rero uri mukeba wanjye ndibaza gute umbabari umbwiza ukuri umugabo ku mugabo bigenda gute mbari usobanurire mu buriri bigenda neza neza none singarama ndagarama hanyuma akajya hejuru hejuru ye babama ariko reka nkubwire ke ibi bintu biranababaje cyane ngo uragarama rwose ntagarama ubu mama ababyeyi bakubyaye biteze umukazana biteze iki biteze umukwe nawe uri umugabo mwese si ndi umugore ngaho reba ku musatsi imisatsi ntabwo ariyo turehera Keza sibyo bategereje kugushyingira none bagomba kunshyingira nk'umukobwa ntabwo bategereje kuzaza nubwo nyambaye impeta ziwe dore nanyamitse n'impeta ariko atarayikwambika umva nkubwire Keza ibi byose ni ubugoryi ntabugoryi burimo abo wabyaranye n'undi mugabo cyangwa washakaye n'undi mugabo butarimo wambaye ipantaro nawe yambaye ipantaro yambaye ijipo nawe yambaye birashoboka ibi bibaho nabonye yambaye amaherena mu mazuru ibintu byose reka nkubwire ahubwo njye byari byo mu mazuru byo ntakundaga nabigera gito naramubwira ngo nabikore no akanga kunyumva kuki utabyambaye w'umugore akabyambara rero umugabo rero ndiko aba yabikundaga we ntabwo bikunda ntabwo nkunda kwambara ibintu byo mu mazuru ngo hano byo ramba na amaherena kandi nabwo kandi ntabwo ari cyane sinyakunda mpa mubyeyi mwambara ikintu yakundiraga Satani Kayusi si ikintu namukundiraga niko yarandyoherezaga mu buriri gute neza mbega abazimu ariko reka nkubaze nk'umusore mwiza gutyo wakagombye kugenda ukereka mama wawe umukazana ngo Kayusi umugabo yarasize ndi umugore ariko se undi wabonaga mwari buzabana bigakunda nanjye yasize ndi umugore muheke yaraneye inda wabonaga ko muzabana bikemera ubwo wasanga utaramuryohereza ko uramuryohereza none ko yagusize niko ramwirukanye wamwirukanye ute nabibwirwa n'iki nabibwirwa nimba yamusize akazi wanjye bivuze ko atazi kuryoshya nimba uyu ngo ataranyurwaga ngiye nkanyurwa nyuma ngaza kumenya defo ziwe oya defo no kunyurwa biratandukanye uba waramwemereye kunyurwa ni utaranyuzwe Kayusi anyurwa kuri inde kuri jewe hanyuma uramwirukana se ndamwirukana gusa urumva ibyo bihura nimba naramufuriraga sibyo nkamutekera neza reka nkubwire umva uri umuhungu uri umusore reka kwinyuraguramo ntabwo uri umugore ahubwo uhinduke mpinduke se kubera ushyire umukazana mama wawe njyewe njyewe ntabwo wampindura witajya kuntungura utajya kuntunga urutoki ntabwo nahindurwa kubera wowe ahubwo mwarayobye muri n'injiji ari wowe ari Kayusi twarize mwarize ubuse mwiziki koko
kuba wabana n'umugabo mugenzi wawe ni ikihe kirimo ibyo bintu bigezweho ibihe bigezweho akambara na njye na papa ikibazo nabimenye gihari nyuma ngo barabaritura ngo barabambika pampa ngo bamuciye ngo ibari imyoyo ibari ibiki umbwire nawe ahubwo niwe wamuciye imitsi ndarengana amagufa niba ari imitsi ndarengana imitsi yaraturitse ubu yasenye yataye umugore atanumwana aza kugira ngo wowe. aze kuri ibyo ngibyo Eh. abijya kugira ngo banamuce niyo maferiyeri yiwe ngo bamuce maferiyeri nuko ducaga inyuma twembi mwembi nge nawe ngo nimwacaga inyuma bakajya kumuca amaferi none se ubu tuganire nk'umugore mugenzi wundi bibaho none uri umugore mugenzi wanjye tuganire bibaho tuganire neza ngece bugufi kandi uri umugabo naho igereka nkubaze ubu ibyo afite nawe urabifite ntabyo afite uyu ni umugore turabizi nawe uri umugore ibintu byose urabyujuje none si ibintu byose si ibyo kimwe cyonyine igiki icyo ntabwo nshatse kuvuga oya kivuga icyo kivuge ni igice niyo udafite nk'iyo afite urabona ko we aratandaraje kandi ndabumbye yo ngaho nyumvira rero none se aho ubereye umugore ubwo ni hehe rero niko nzi gutanga keya uyitangira hehe neza ariko hari n'itekinike ukoresha tutazi none ibyo ni ibanga ryanjye ntabwo ari ibanga ryanjye ryo kwishyura kuri ntuzi kuri kamera genzi ko imibonano mpuzabitsina igiye kubaho hari umugabo washobora guhura n'umugore none se niba agiye umugabo ngiye guhura n'undi umugore wowe uhurira he nawe ariko ubundi kankubaze urambaza iki mbabara usobanura ibyo nkubajije kugira ngo bihura biti dufite ibanga dukoresha ntaryo rimbwire reka ndikubwire nge Kayusi twaraganiriye avuga ibintu byose buriya nta banga agira uzamubaza azakubwira yambwiye ngo bafite amavuta ngo gikotori sinagikotori ni iki nagikotori n'aya mazi n'andi mavuta umuntu agura muri farumasi yabigenewe hanyuma tukayakoresha ukayakoresha he hahandi Nyabugogo na Remera ubwo ni mu kibuga nise ni he none se ufite igitsina cy'abagore siko nta handi ufite ubwo ni hajya nibanga ushobora gusanga ushobora no gusanga reka nkubwire ke rwose ari Kayusi ari uyu nguyu ntabwo umva gene ifite amatsiko yo kuba nahura nawe ariko reka nkubwire ibintu murimo cyangwa ibintu mukora rwose ntago bijyanye pe nta nubwo bibabereye kuba wakagombye gushaka umugore ukamushyira mu rugo ugashaka umugabo mugenzi wawe ntago ari ibintu nimba ariyo muze nkunda ariko ntago umva niba ariko yavutse ariko Kayusi ntago ariko yavutse Kayusi we ntago ariko yavutse ameze ntago ariko yarameze none nkaba naratenda nande Kayusi hubwo nibyo nakuye ngo aragenda jijisha ibyo yankoreye akandya karangiza n'uyu nguyu yenda arafite ibyo yaramukurikiyeho niba baranatandukanye ukamwirukana hari impamvu yabikoze wamwirukanye ataraguhemukira nkuko yampemukiye yaramemukiye guca inyuma gusa ntacyo ariko ngewe yandiye ibyo nari mfite nacuruzaga Nyabugogo Yesu we urumva none bivuga ngo ari kugenda jisha ngo abane n'abagabo bagenzi be yiboneye amafaranga kumbe ntabwo byari byifashe yarakuriye aragucucura none waruzi ko nje niko naramwishaga nje ntayo namuhisha kubera iki impamvu yamuhisha nuko ari umugabo mugenzi we kuko yabona ariko ari umugore ntago wahisha umugabo none se wamuhisha gute jewe nari mfite indaye nta kuri ibyo bizage ntago wahisha papa w'umwana wawe umutungo ufite ntabyo nukwanga ugomba kumwereka byose nibihemu yagira ngo twese aducange noneho mu mutwe nibyo nakubwiraga ngo wohindura wishakira umukobwa ibyo gushaka abagabo bireke none se asize ndi umugore aje ku mugabo mugenzi we urumva bishoboka niwe zakunda ese umuntu ujya ku bagore akajya no ku bagabo urumva ni umuntu harimo akabazo wowe uvuze ko ariko wavutse ukunda abagabo bagenzi bawe noneho yankunze ndi umugore turabyarana none urumva ahinduye guhinduka aza kuri gihe ngaho bazi icyo kintu nawe nawe uti nabonye umugabo nanjye ngurane n'imbonye za bagabo
Keza se nabikubwiye nakubwiye ngo ibintu yankoreye hari n'undi azagenda akabikora akamuhemukira. Ushaka umukobwa ariko ushaka umukobwa ubusizi impeta wari wazigumanye ngo wabonye umugabo ngo Kayusi. Nge numva akazagaruka agasaba imbabazi ariko none nimbaruko mwakira uri buzinyake nuya impeta zawe zigumane nawe uzikwambitse zambare none se ko atari kaza zikwambitse zigumane uwazikwambitse zagaruka uzimuhereze ndazigira ndazibika he ubu wabona ari ku wundi mugore nta nubwo ari ku mugabo rega ari ku mugore. ariko njyewe nuko wenda abantu tutumva nubundi we yarabivuze kambigumane nzabimuhereza amabyishi. Ikindi kintu byabaye na bibi muri famiye yiwe biba urusaku byabaye intambara cyane. umutinganyi bamenya yuko yanabyaye noneho ibintu bya Kayusi erega ntabwo ari umutinganyi Kayusi je uko muzi akambara n'ikanzu ntabwo wa mugani kuki yambaga ikanzu iriya afite uburyo yandi yashaka kujya kuryamo n'undi. Ntabwo Kayusi ari umutinganyi ntabwo ari umutinganyi akunda umugabo mugenzi we ngo abe yaraje anterete anterinda mbyare. Kayusi afite dira ari gukina afite diru ziwe ziri kumwinjira. Yego cyo ni ikibazo ko yaba ari no mu kazi bimeze gutyo yaba ari no mu kazi njyewe nkimara kubona ikiganiro cye ariyo mpamvu naguhamagaye tugahura nkaba mpuye nawe. Jewe naribajije ngo ikintu cyatumye ajya gukunda umugabo mugenzi we kandi yarankunze ndi umugore bitarabayeho mbere hose. Bivuze ngo aratandaraje ari hano na hariya ututwara muryoheye na turamuryohera siko bimeze. Ni ingeso mbi ntabwo ari kumuryohera ni ingeso ari kumuryohera navuga kuko aravuga ngo araryoherwa ngo akanabaryohereza namamaje nimba bamwishyura byibura ukuntu ukora ikintu ariko ukagikora ari ukuntu ajya no kugura iriya misatsi ajya no kugura iriya wigi yarambwiye ngo ashaka amafaranga ngo ngarakantu ngashaka kugura no imuguriye njye namuha amafaranga ntabizi yavuze ko ari dumba hari iyo yari afite mbere y'umuhondo iriya y'umukara iriya y'umukara ninjye wayiguze. Ariko ibaze ko yambara imisatsi wakambaye wewe umugore none se iyo utekereza ukabona umuntu yigira kuriya imisatsi amaherena mu mazuru mu matwi mu mukondo ahantu hose biragitwaye kuko niba uri igitsina gabo nta nubwo akagombye kwambara amaherena. Oya bituga n'ikiri umuntu akunda ariko se ikintu ukunda gishobora kukwambika ibintu by'abagore amaherena we akayakunda sibyo agashyira amazuru agashyira no mu matwi ahantu hose akabyambara. Shobora gusanga yanapfume n'amabya ntanabizi. Maese ko mwabanaga babutarayabona. Ntago njye kumanuze iyo pyonyo nyabwo naremera nari banuvuze mu nuze yayo. Ntabyo nize mbona. Ariko ari ukuntu yajijishaga turyamye. Nkabona aragafasha gaherena agabaditseho. Kumana wetira Remera. Nambwa se ngoya ngo nshaka gashiraho kugira ngo kunganya mvira ngo suko sugupfusha uhagaritse we. Nambwa ngiye simbikunda bishobora kubikoresha. None se Keza ntega amatwi nkubwire. Kandi unyumve nk'umuntu waduhuje na Kayusi nari naramubuze nkabona ikiganiro cyawe nawe ni ukuvuga ngo nkaguhamagara. Urumva mu buzima ese Kayusi nzakomeze mufate nka papa w'umwana. Wowe uzakora nk'umubyeyi sibyo nyine uzakomeza umwitirira umwana we ariko wowe ntago namumwitirira nuwe ntago mumwitirira nuwe nyine uzakomeza umufate nk'umwana nk'umugabo wawe rero. None se amabi yose arimo agenda akora bizarangira gute? Nubizi cyari gushaka amahirwe uyu yaramuretse ibaze nk'ibyo cyagiye kimushaka nyimukeneye none mwari kwicana twari kuzafatana mu ijosi kandi nawe si yoroshye. Ngaho ibaze kugira ngo mpfu umugabo nabyariye mpekeye nkamupfa n'undi mugabo mugenzi we. Ibaze nawe ngaho ibaze nawe karyoshye ngafite nyashi ngafite amazi avuye ahubwo reka aturutse Keza yaturuka he koko yaturuka mu rugingo hehe mbabari umbwisukura aturuka mu rugingo uruhese ushobora gusonga nari mu turigongo Kayusi yaravuze ngavamo ngo mu mazuru n'amazi avamo
Hararabeje. niyo mpamvu nakubwiye ko Kayusi yataye umutwe yarasaze. Kayusi ntabwo akiri muzima, Kayusi ntabwo ari muzima, nibyo bira byose arimo akora hari impamvu. Ngo ntihashoka akamanuka musura Ko nta ruharangira ibaze nawe kugira ngo mu mutwe ngo niho amavange ngo yanya narabikubwiye. Ariko ibi byose Kayusi akora twe nataye n'umutwe, ubwonko bwaragiye bwarasimbutse burundu. Kanyumvira icyo kintu nawe ibyo bintu kuko bivuga umuntu muzima aravuga ibyo bintu ngo ngaho ibaze nka amazi we, amazi n'ububobere twigirira ebwo murabugira ntabwo aya mavuta asaga akora iki? Amavuta no kugira ngo ibashe kwinjira. Yeba ngaho nyumvira. Hanyuma ububobere buriza nase ububobere Keza mbabarira niba ngiye kuvuga ibishegu cyangwa se nagiye kubivuga, oya ntago mbivuga njyewe mu buryo nzimo mbivuge cyambireke reka mbivuge. Oya reka nkubwire impamvu amavuta no kugira ngo yinjire, kandi tuzi ko neza amavuta kuyakoresha ari umuntu wa Mukagatare. Oya umva oya ntago ari nabi. Amavuta akora ku ari igihe muntu umuntu atayakoresha cyangwa umuntu akayakoresha bitewe n'ukuntu umuntu aba ameze n'ukuntu yiteguye. Hari igihe umuntu ukutana n'umuntu kugira ngo worohe bisaka kagutegura ubwo bishaka ko ntago gutegura umuntu ukamutegura ububobere bukaza mu kibuno bibaho neza. Kibuno tuzi ko waca mu mwanda nta kintu gica. Bakorera isuku nimba utanabizi. Isuku rero ica igihugu. ngo twakorera isuku hagati hakorerwa n'ibyo byose. Ubanza kuhakorera isuku, wamara kuhakorera isuku warangiza ukabona kujya gukora ibyo bintu bakorera sex. Wamara gukora sex urabona ko ari igihe akoresha ishashi cyangwa n'ibyo gitayikoresha. Ntago bishoboka umva. Noneho ige yamara gukoresha ishashi ukajya kuhakora nanone ukunyiruka hasukura kugira ngo wasukura utese neza gutese. Umva nkubaze amazi se na ashinzwe we na Kayusi mwakoreshaga iki mwari kingiraga cyangwa mwakoresha kasi ngo natwikingiraga ko twe tumaze kwizerana ko nta mwanda ngena umuntu ujye mu bagabo akajya mu ba urumva koko ibaze bigaragare ko akenshi ngewe kwego ntabwo mfite ibikoresho mu rugo nabanza nkapima hayako nta kibazo cy'imiti afite mbeho yenda tuvuga ko yapimaga yamavangiye ngo araje se. Gufungana kubera umuyaga. Agiye gufungana kubera umuyaga. Oya nuko nari mbonye afashe kubera Kayusi yavuze ko aturukamo. Umuyaga urangubise yagiye gufungana. Nari ngize ngo araje. Urandenganya we. Nari nagiye gufungana. Nari mvugaje kubera ko umuyaga ari umubise kubera n'ivumbi ry'iki. Agiye gufungana amazuru. Ihangane ibi byose ari kugenda ubyikura bivuga ngo indwara zose. Indwara ni ya kera. Amasinzi tumwe na ya kera. Uvuze ko warwaye sida byaje kurangira gute? Haga ntayo koko neza ntayo pe n'ukuri kwimandagaramye. Ariko murarya mukabona Kayusi ari muzima. Simfe n'uyu ngo nawe si yenda simuvuge nabi, ariko Kayusi niba nsize ndi umugore akajya kwinjira mu bagabo. Hari ikindi kintu hari ikindi kihishe inyuma kirahari kiri kuri Kayusi. Ariko namwe mujye mushishoza. None se ubundi gute mana fasha umuntu ubundi ige wabivuyemo ugafata umwanzuro ukava mu bintu by'abatinganye ukabivamo ukishakira umuntu. Ariko bimazemo igihe. Ariko Kayusi ntabwo yari umutinganye igiye uko muzi. We niko yatubwiye. Ngiye ni ibintu none bivuga se ko yanyishagamo. Yarakwishagamo. Ariko kiragiye cyawe cya kera niba mwaho yambaye ipantaro. Yari yambaye ipantaro bira yaratarabyambara. Niba yaranabirimo ntiyarabirimo neza. Byari bitaraza neza kuko ubundi none yafashe umwanzuro wo kujya mu batinganye amakanzu na za pampa. Nise ko ntambara ijipo sindomu. None wowe yambara n'ijipo. Bira rero n'ukujijisha giye niko nabyita ku ruhande rwese nago mbizi, ariko nshingiye uburyo nahuye nawe n'uburyo byagenze ntago ari we. Kayusi none se abaro yamuroze ahubwo wowe
wowe none tugiye kwitana ba mwana woya yenda jewe nari umudamu nge sinamuroza ahubwo ngira ngo niwe wamuroze kugira ngo mukundane nje ntago nigeze muroga ntago nigeze mvuga ngo ntago nigeze muroga ariko nyine abantu muri comment bandika ngo yose baramuroze muzamuvuze araroze ariko mbona ko niba yarahuye n'umugabo mugenzi we ni wamuroze umugabo mugenzi we ni wamuroze yamuroga mushaka iki kugira ngo bakundane nta modoka agira kuna n'inzu nkuru n'Kigali ngira none se abadayimoni ko batera kwishi keza bivuga ngo nta modoka agira niyo abantu bakundana n'abagabo gute nge ntago shobora nimba ari ibintu se bibaho ariko birashoboka kurogwa umuntu wese araroga urumva wanarogwa n'undi muntu uwo ari we wese ariko Kayusi kuba muzima bwo ntago ari muzima icyo cyo ndakizi nta buzima afite byonyine amagambo amuva mu kanwa tutanitaye ku bindi byonyine amagambo aba afite mu kanwa nyuma bini bishegu ngo bamafariyeri baramuturikije ngewe Kayusi ibintu yavuze umusaza we niwe ashaka ngo yamumene ngewe yarabimbwiye arambwira ngo nzamuzane ngo amumene bamwambike pampa ariko ibintu Kayusi reka nkubwiye ntago akiri muzima buriya ntago ari ubuzima afite ntabwo uriya muntu uvuga amagambo nk'ari ikintu cyo gufatanya nge n'uyu mama reka tumushake sibyo tumushyire hagati yanjye nawe sibyo atwemerera iki hagati yanjye nawe atwemerere ko ibyo arimo akomeza inzira imwe areke gukomeza inzira ebyiri umusazi ajya asubiza ubwenge ku murongo buriya hari igihe wenda bishobora tuzamushakira umupasiteri amusengere uzamagara mama uzamusengere ngene nabwiye Keza nibazi ko hari umuntu usenga yamundangira agasenga ariko se ni umuntu wabaye umusazi kuriya uzi ukuntu namubonye yikaraze ngo nyashi ngo ahagaze uzi ibintu yakoze ntabyo nigeze mbona nko ku giti hariya bamusengera apfukamye ariko kumuzana Kayusi ngo ngwino wicare yagushishura aratukana afite ibitutsi afite amagambo singi ko tikiza ntuka ariko rero ikintu kibaye ki ari imbere ariko buramuheruka ntawe meruka impamvu bibaye byiza uyu nawe duhuye baratandukanye ariko iyo tuza guhura bakiri kumwe ni ukuri kwiba ntago wari buncike iyo muza kujyana mu nzu wari kumva mu nzu yego ko ngewe mfite umwana wowe ntawe ufite ntago wari buve mu nzu ntago bazabyara Keza rwose ntago bazabyara niba ari cyo wicaye wiringiye kuzabyara ntago uzabyara cyo ko rutenda umukobwa mugenzi umukobwa cyangwa umugore yabyara ariko umugabo mugenzi wawe ndaguhakaniye niba wicaye uteze umwana uturutse ku mugabo mugenzi ntaryo rivuye he mu gihugu cy'u Rwanda kereka niva mu kindi gihugu ariko niba bafite amafaranga bazakora ntago amafaranga ahari bishobotse tubonye amafaranga abishobora kuba twabikora kubyara ariko intanga bagutera ziba zavuye ikintu dukora nimba ngewe umugabo n'undi mugabo ikintu dukora dushaka umuntu turafata ubabyarira utubyarira umukobwa kuko njye kuvuga ngo byansaba amafaranga ari hejuru y'ayo ngayo menshi ubwo bakamutera intanga zande za babiri zawe neza bafata izanjye bakavaga nk'iz'uwo mugabo bazibona wese izanjye tujye muri labo bakazibavoma baravoma mbega Keza wakiriye abantu benshi uwo mukobwa we bakazimutera akatubyarira agatwita akabyara umwana wanyu yego kuko niyo bamupimye basanga inuze iyo mukobwa itarimo ubwo umwana aba afite amaraso yanyu afite amanuze yacu urumva ni ibintu bisaba none ngaho nyumvira ubwo ngiye kubivuga mvuze ngo ngiye uwo mwana bamushyire mu nda byasaba ko bankorera cyakora nkugira inama Kayusi ntazongeye kugaruka mu rugo rwawe ngo mubane kuko nimuramuka nonge umva ntago nzicara ngo ntuze ubu ngiye kujya mperereza ahantu hose Kayusi ari ku buryo umva nzahakora gashya nkako murereka kubera ko ari kugucika none naramubuze bundi mubona uruhereko kumubona ntago yakwitaba kubera azi ibyo twakoreranye azi ko yavuze n'uyu ngo tukaba duhuye baravuga atajyanga mpuze nawe yaracitse sinkimubona ariko azaboneka n'umuryango we urahari umuryango we urahari mama waje bundi yaramamagara
ngaho mva akubaza iki mama we yarampamagaye arambaza ngo umuhungu ngo yagarutse aho ndamwereka reka ntabimeruka kubona ngo none ko ngo baraducitse baramutwaye arabatoroka aravuga ngo ntiyakemba bari bagiye kumujyana mama wa nyawe mama w'umubyara mama we mubyara mama we bari bagiye kumujyana ngo iwawangu banguru ikigongororamo ariko no kutamujyana ni uguhomba ntabwo bari bagiye kumutwara iwawa abo bagiye kumutwara imuze muri Butare si kumufunga se ni muri rehab mama bagiye kumutwara ahita atoroka ariko ntacyo mama icyo nakubwira ntucike intege cyakora cyo nakubwira ati ntucike intege ahitemo kimwe cyangwa bimbwa ibintu ni bibiri cyane buriya ubaye umbwa ntambwirera reka reka ibyara hari imbwa ibyara se niyakwemera akakubera imbwa uzavuga uti rekanye n'imbwa ngiye gushaka abagabo barahari ariko ataraguhakanira agomba kuvuga ikintu kimwe umwana ndamurera wowe uzamwicaza oya ngewe Kayusi ntabwo muri make ntabwo nta mpamvu yo kugira ngo sinzi gusoza nagira ngo ugire ikintu ubwira Kayusi mama ahari cyangwa hano nabona kino kiganiro ugira ikintu mubwira n'abandi bantu bameze nkawe usanga ugira ikintu ngewe ikintu nabwira Kayusi nta n'ikintu ushobora kumubwira ko Kayusi yamaze kurenga ubwonko bwanjye aho nsigaye mpura n'abagabo bagenzi be ngo babanaga mu nzu gusa inama nagiriye umusore nuko bishoboka we yumva bishoboka kuko ibyo arimo ntago ari byiza yakagombye gushaka umugore akamushyira mu rugo ntashaka umugabo mugenzi we ndi kubyumva reka abana beza bibuno bibiye bitukura ariko se reka nkubwire ke koko urashaka kumbwira ko uyu twasangiye umugabo cyane ntawe twamusangiye mwaramusangiye babanye urabyemera ko wowe nawe twasangiye umugabo barasangiye yakugiyemo n'njye ngiyemo ufite ahijya wowe ufite ahijya reka turebe ahantu hijya mba wari unyereke utangiye gusara hakiri kare ntago nasara kuko no kubana nicaye tukaganira ntabwo ari uko nishimye nge ntago nishimye ifite ahijya hehe wasanga ari hano mu gutwi umva bwa bucucu ufite nicyo nabashe kukubwira ubwo ni ubucanwa icyo urinjiji wowe ngo mu kanwa se asante tangawizi kere kuwamukubita nk'urushyenda nibwo yazibuka mu matwi uyu nguyu mbese kutuvuga ngo hano bibaho nyine hano hose buriya we hari umwenge bibaho hari umwenge sose ntabwo hajyamo hose ige baramurangije ahantu hose ngo hari umwenge ngo birakunda mbese uwo muntu wamuhanije baravuga ngo ntawe hano wahanutse nakubwiye ko ngiye ntabwo ari ibintu nigeze njya guhiga mu murima nuko navutse neza faire attention kurya rero ushaka kununga urutoki se dusoze ushaka kununga urutoki wereka dusoze mama urambwiye ngo nkwereke umuntu wabanye nakubwo ni mukebara ni mukeba wawe ndamukweretse nta bindi byo kurwana inama wazimugiriye natazemera nta kibazo ibindi byarangiye ibindi byari ibyo sibyo ko bimeze